mugoroba wo ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 mu 2025 nibwo umuyaperi abijuru King Lewis wamamaye nka Papa Cyangwe yakoze igitaramo cyo kwizihiza imyaka 5 amaze akora umwuga w'umuziki. Gusa habamo ibibazo byatumye bamwe mu bo yatumiye bataririmba, abandi bataha bakubita agatoki ku kandi kubera gutenguhwa n'ibyuma. Ni mu gitaramo cyabereye muri Kigali Universe ku wa gatandatu ku itariki 22 z'Ugushyingo, kiririmbamo abahanzi barimo kuzamuka ndetse n'abandi basanzwe bamenyerewe cyane muri muzika nyarwanda. Umwe muri abo ni Yangizaki, umuhanzi urimo kuzamuka wamamaye mu ndirimbo yise Mutari yanaririmbye. Harimo umuhanzi kandi witwa Tycoon Digli wishimiwe cyane, harimo witwa Hiltos bamenyekane mu ndirimbo yise Carte Jaune cyangwa se Carte Jaune yakoranye n'uwitwa $10 yanishimiwe cyane nawe n'abakunzi b'umuziki bari baje kureba igitaramo cya Papa Cyangwe. Harimo kandi umuhitinzi The Nature yaririmbye indirimbo yise Umuvuno. Harimo kandi Jump Boys na Ice Melo wavuye ku rubyiniro atishimye kubera ko bamukuyeho akiririmba ndetse akanajugunya mikoro atarangije indirimbo yarari kuririmba. Mu bahanzi bamaze kumenyekana harimo Hasine waririmbye indirimbo zirimo iyo yisa Gahugu, Bizacamo, Amafaranga yahuriyemo na G Blues, My Guy, Nzura n'izindi, ndetse yakurikiwe na Betray yaririmbye indirimbo zirimo Nyumvira yahuriyemo na DJ Toxic ndetse na Trizy Ninet 6. Harimo indirimbo Deja Vu yahuriyemo na Fifi Laya banayiririmbanye, bakagira n'indirimbo yitwa Nihe yahuriyemo na Trizy 96. Hari indirimbo yitwa Nitwebwe yahuriyemo na Bushari ndetse na Stream Drip n'izindi zigiye zitandukanye. Uwakurikiyeho n'uwitwa Fireman ni wakurikiye ku rubyiniro yasusurukije abari bitabiriye iki gitaramo mu ndirimbo zirimo Abahungu ba Muzika, Biha Ibindi Original, Muzadukumbura yakoranye na Neri Ngabo na Itanga Ishaka yakoranye na King James ari nayo yasorejeho. Uwitwa Papa Cyangwe cyangwa se King Lewis abijuru yizizaga imyaka 5 amaze mu muziki. Uyu muhanzi yinjiranye ku rubyiniro n'abakobwa n'abasore bambaye Kinyarwanda, ahita aririmba indirimbo ye Ngaho. Atarayisoza ibyuma bihita bizima. Mu gihe yafataga ijambo yashimiye abitabiriye ati, ndishimye kuba ndi kubabona hano, ndabakunda cyane. Nyuma y'iminota 5 birenga 5 ibyuma byanze kuvuga byongeye birakora, ahita aririmba Sana na Kunsutsu yakoranye na Juno Kizigenza. Izi ndirimbo yaziririmbye yifashishije abanyamideli bamutambukaga iruhande. Yaririmbye indirimbo yitwa Imbeba yakoranye na Igor Mabano, indirimbo yitwa It's Okay yakoranye na Africa ndetse na Fireman. Yahamagaye witwa Ishi Kevin baririmbanye indirimbo bise Bakalo, yasize Ishi Kevin ku rubyiniro aririmba Makosi ahita avaho. Nyuma yo kuva ku rubyiniro hayisakurikiraho witwa Zio Trap bakunze kwita The God, yageze ku rubyiniro asanga ibyuma ntibiri gukora, asubira mu rwambariro. Nyuma y'iminota mike aragaruka ashimisha abakunzi be mu ndirimbo ze zigiye zitandukanye yagiye aririmba kandi yanakunzwemo cyane. Nyuma yo kuvaho kwa The God hakurikiyeho igisumizi gikuru Riderman Riderzo yagiye ku rubyiniro aririmba inyuguti ya R, mu gihe izindi yaziririmbye nta byuma bivuga uretse kuzumvisha abakunzi be gusa n'ijwi yifashishije indangururamajwi. Muri izo harimo izo yise Amateka, Umwana w'umuhanda n'izindi ze. Arangije ati, ndabashimira ariko reka umwanya wacu tuhereze Papa Cyangwe. Umuraperi P4 ndetse na Genius 44 nibo bashyize akadomo kuri iki gitaramo. Nabo baririmba by'akanya gato bahita basezera abafana. Bakiva ku rubyiniro, MC Iradukunda Bertrand yahise asoza igitaramo aho umwanya DJ akanya
gato. Ya mpano wari utegerejwe ntabwo yaririmbye muri iki gitaramo, wari utegerejwe na benshi, nyamara ya mpano ari umuhanzi ufitanye indirimbo na Papa Cyangwe yitwa ngo. Gusa nubwo byagenze bityo, iki kirori cyitabiriwe n'ingeri zigiye zitandukanye. Mwagiye mubonamo abasitari bagiye batandukanye, nimba mwagiye mubona amafoto yagiye ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Gusa by'umwihariko cyanitabiriwe n'umubyeyi wa Papa Cyangwe, mama we umubyara. Iki gitaramo yarakirimo neza cyane. Abitabiriye iki gitaramo hari abo twavuze n'abo tutavuze. Mubona gerageje kubona, nabonyemo Alex Muyoboke, mbonamo Babu usanzwe ari umunyamakuru kuri Isibo, mbonamo Micky ndetse n'umugabo we AG Promoter, mbonamo mama wa Cyangwe nk'uko nabivuze, mbonamo buri kantu na buri nguni. Ndetse mu gitaramo naje kubonamo n'abandi bana performance barimo na Fela Music baririmbanye na Papa Cyangwe indirimbo yitwa Wasanga. Mu gitaramo nabonyemo umubyinnyi Jojo Breeze, ndetse mbonamo umubyinnyi Titi Brown yarahari ahabaye cyane, ndetse n'abandi b'ingeri zose zigiye zitandukanye tumenyereye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mbonamo na Rutambi ndetse n'umufasha we baherutse gukora ubukwe. Abari bitabiriye ibirori bya Papa Cyangwe bari benshi cyane b'ibyamamare bagiye batandukanye. Nabonyemo na DJ Flix usanzwe amenyerewe cyane hano kuri iyi mihanda ndetse no muri showbiz nyarwanda mu kuvanga umuziki, kandi ndizera ko arimo abakobwa batanga icyizere kuba bazamura ibendera ry'u Rwanda mu gukora akazi nk'aka nyine ko kuvangavanga uyu muziki bakawucanga abantu bagaserebura. Ni igitaramo cyarimo abahanzi benshi, haba Bulldog, haba Prito, barasine twagiye tugarukaho, ba Riderman, barimo abo ba Jump Boys, Kevin, akazamo Fela Music, harimo Fireman n'abandi bahanzi bagiye batandukanye twakomeje kugenda tugarukaho muri iki gitaramo cya Papa Cyangwe cyo kwizihiza imyaka 5 ishize ari mu ruganda rw'umuziki nyarwanda. Igitaramo cyitabiriwe n'umubyeyi we, ariko cyasize ya mpano wari utegerejwe na benshi ataririmbye. Gusa cyari igitaramo cyiza. Ese murabyumva uti? Duhure muri comment, like, subscribe, tujye tubana buri munsi. Ciao ciao, hasta la vista.